Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holohim lilohot hayom, tugiye kureba iki uyu munsi, tugiye kureba impamvu Eva yariye kuri ruriya rubuto, byagenze gute, ibyo tutabwiwe twabishywe, inkuru nyankuru yabyo yagenze ite. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Tugiye rero kureba inkuru nyayo y'uko Eva yariye kuri ruriya rubuto agahaho na Adamu, byagenze gute. Reka tumaze tubirebe rero uko twabibwiwe. Wibuke tubwirwa ko Eva yariye kuri ruriya rubuto kubera ko yari umupfapfa, nta bwenge yari ufite nyine, ahubwo yashutswe, kari impamvu yashutswe arya kuri ruriya rubuto. Ariko mu by'ukuri yariye kuri ruriya rubuto ashaka ubwenge. Tubisanga mu Itangiriro 3:6, batubwira ko urwo rubuto rwari rwiza kandi ko rwashoboraga gutuma bagira ubwenge. Reka rero dusome Itangiriro 3:6. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari cy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Urumva, yabonye ko ari cy'igikundiro gifite kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, niko yasoromye aribwo bwa bwenge nyine batubwira yahise agira n'umugabo we bari kumwe. Urumva ko bari kumwe barasangira, nawe arazirya, bahita bagira bwa bwenge. Reka dukomeze twumve uko byagenze. Byerekana rero ko icyemezo cye cyari kigamije kumenya, ahubwo ntago bwari ubuyobe yagiyemo. Kubw'iyo mpamvu rero turaza kubona neza mu mwanya ibyo mutabwiwe biri bukurikireho inkuru nyayo uko byagenze kugira ngo barye kuri ruriya rubuto. Inzoka rero bavuga, wibuke ko twabonye ko itari inzoka, ntabwo yabeshye byose, nubwo yabahaye ukuri gucagase. Ubwo yababwiraga ati amaso yanyu azahumuka nimuramuka muriye kuri ruriya rubuto, amaso yanyu azahumuka. Kandi koko niko byagenze, bwarakeye biraba. Eva rero ntabwo yarahangayikishijwe no gukora icyaha, ahubwo yari ashishikajwe no gusobanukirwa, kugira ubwenge bwimbitse burenzeho. Adamu rero icyo yakoze arya kuri urwo rubuto, nubwo yaruhawe, yabikoze abizi neza nk'uko tugiye kubibona, ariko Eva niwe ushinjwa byose. Kubera iki byose bigereka kuri Eva? Ibaze nawe, ni akarengane kabaye ihame, ariko ahanini amadini yaje kubigoreka kugira ngo ahishize inkuru y'ukuri, nk'uko tugiye kubibona, bigamije gucecekesha igitsina gore ngo kijye hasi. Ikindi nanone kugira ngo bace intege abantu bose bashaka kumenya ukuri kose kwimbitse. Ariko mu by'ukuri igikorwa Eva yakoze nicyo cyabaye intangiriro yo kumenya kwa muntu, kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze, nk'uko tugiye kubona impamvu Imana yatumye baza no ku isi. Eva rero ntabwo yatumye tugwa, ahubwo niwe watumye dukanguka. Ubwenge yashakaga ntabwo bwari ubushotoranyi, bwari itangiriro y'ubwisanzure n'ubumenyi bwimbitse. Ntabwo Eva yatsinzwe, ahubwo yagize ubutwari bwo kubaza ati, ese ibyo tweretswe, ibyo twabwiwe, nta bindi birenze kuri ibi? Reka rero turebe inkuru nyayo uko byagenze, nibwo abantu basobanukirwa. Komeza ukandeho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, noneho dusangize abantu ukuri. Wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Mbashimire rero abakomeje kwiyandikisha muri benshi, nawe utariyandikisha kora subscribe, ukandeho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane. Turebe noneho inkuru nyayo uko byagenze, impamvu Eva yariye kuri ruriya rubuto, arangijeho na Adamu ararurya. Noneho turebe n'icyo Imana yari igambiriye, uko Imana yabifashe. Tuze turebe ukuri kw'ibi bintu koko twahishwe. Dore rero inkuru nyamukuru uko byagenze, ibintu byinshi mutabwirwa, mutamenye kuri Adamu na Eva, impamvu Eva yariye kuri ruriya rubuto. Tuzi ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kubw'iyo mpamvu rishobora kumvikana kugira ubusobanuro butandukanye. Hari igihe uzajya ureba abantu imirongo batayumva kimwe, ushobora kugira ubusobanuro bwinshi cyane, ariko reka turebe uko twabibwiwe nyine, uko byagenze kera, inkuru twese tuzi n'uko byagenze by'ukuri. Kuko twabwiwe rero
Imana imaze kurema Adamu yamushyizeho imukorera umufasha Eva. Bamaze amasaha 9 nibwo Imana yababwiye ati kiriya giti ntimuzakiryeho, nimukiryaho muzagira ibibazo. Ariko hamaze gushira isaha imwe gusa, ku isaha ya 10 nibwo bahise barya kuri urwo rubuto. Imana yababwiye iti umunsi uzarya kuri urwo rubuto uzapfa, nimururyaho muzapfa. Wibuke ko Adamu niwe wamaze gufata ubwo butumwa. Urumva rero niba Imana yarababwiye iti nimururyaho muzapfa, kuki bihinduka bakavuga ngo muntu w'umugabo uzarya wishyushya kuya, umugore nawe uzabyara ubabaye cyane. Urumva ko ntabwo bapfuye, aho turahemerana. Kandi noneho byari bavuga ngo yanze ukuntu yababwiye, urumva ko nayo yababwiye ngo bazafunga amaso ntibazapfa. Umunsi muzarya kuri urwo rubuto muzapfa, ariko muzarya mwishyushya kuya, abandi bazabyara bababaye cyane. Ni ukuvuga ngo aya madini n'insengero baratubeshye. Urabyumva ko nyine birivuguruza, baratubeshye. Niba rero umuntu waremwe nka Adamu utarabyawe kandi nta kibi na kimwe cyari kimurimo, akaba yarashutswe nkuko tubyumva ngo yashutswe n'umugore, twe noneho nk'abantu babyawe kudacuma, urumva twabicika dute? Tuzabicika dute? Icyo kibazo wakwibajije. Iyi rero akaba ariyo myumvire twese twumvaga batubwira ngo Eva inzoka ngo yamushutse, ngo nawe ngashuka ngo Adamu ngo bararuryaho, ngo noneho ngo turagwa, ngo naho amakuba yavuye ngo tuba tugize ibyaha. Reka turebe rero, turebe igisobanuro nyacyo uko byagenze. Adamu na Eva baremwe n'Imana. Mbere yuko baremwa roho zabo zari, manzo bibaza, roho zabo zari mu ijuru. Noneho Imana irababwira iti ngiye rero kubohereza mu isi, mugende muyigire nk'ijuru. Urumva ko gahunda yari iteye. Imana irababwira iti ngiye kubohereza mu isi iri hasi imeze nabi, mugende muyihindure mugire nk'ijuru. Baremera. Bamaze kwemera rero, umva Imana uko ikora, bahise bisanga mu busitani bwa Edeni nyine. Imana irababwira ati ibiti byose birimo ni byiza, ariko hari igiti kimwe kibi mudakwiye no kuryaho, igiti cy'ubugingo, cya giti kikumenyesha ikibi n'icyiza, icyo ngicyo ntimuzakiryeho, kirazira. Noneho kubera ko gahunda yabo nyine bavuye hara mu ijuru no kuza guhindura isi ngo bagire nk'ijuru, none baravuga bati iki giti niba ari kibi tugomba kugikosora tukakigira cyiza. Dukora iki rero? Eva abwira Adamu ati dufite amahitamo abiri, ntitukirye tubeho cyangwa se tukirye twipfire. Amahitamo na yacu. Adamu ati reka rero tukireke twibereho. Eva aramubwira ati no, Imana iteganya ko tuzakiryaho. Eva urumva yahise abwira Adamu Imana iteganya yuko tuzakiryaho. None Adamu aramubaza ati wabimenye ute? Ubizi ute ibintu nibwo tubizi? Noneho nibwo Eva yahise amubwira ati ntabwo turi mu isi y'abapfa. Urumva ko bari bataragera muri ya si y'abapfa, ya gahunda yari kuzabazana nyine. Kuko munsi yacu hari indi si y'abapfa. Niyo mpamvu rero tugomba kukiryaho ngo natwe dupfe, noneho tubone gusoza gahunda yacu, tubone kujya muri iyo si y'abapfa dusoze gahunda yacu. Urumva ibyo bintu ntabwo twabibwiwe. Urumva ko nyine aho hantu bari ntabwo bari bagahumutse kugira ngo babone uko baza bamanuke baze muri iyi si yo hasi, noneho basoze gahunda y'Imana. Akaba ariyo mpamvu nyine byabaye ngombwa ko barya kuri urwo rubuto kugira ngo bakanguke, noneho baze muri iyi si ya muntu kugira ngo bashake uko bayihindura. Nuko byagenze. Reka twomeze twumve uko byagenze, noneho turebe koko ukuri kw'ibi bintu. Nuko rero Adamu yasubije ubwenge ku gihe, aramubwira ati rero kuba Imana yarushyize hano hantu ntiyibeshye. Eva amwumvisha ko kugira ngo bave aho bari bakomeze ibyo bemeye, bagomba gukora ubushake bakakirya, bakarya kuri rwa rubuto, bakabona kuhava. Urumva bari hahandi nyine, ntabwo bari bazi mu isi yo hasi. Kugira ngo bahave rero bagomba kurya kuri urwo rubuto kugira ngo babone uko bahava. Nuko Adamu rero yemeye kuhava, bararurya. Imana ihita ibaza Adamu ibyo ukoze ni iki? Uretse wumva rero ukuntu hano hantu ibintu bikomeye. Wibuke Adamu yari yanze kururya, none amaze kururya Imana iramubwira iti ibyo bintu ukoze ni iki? Kuki Imana yabwiye Adamu nari narakubujije kukirya? Ni gute wemeye kandi noneho wamenye ko nizeraga ko muzakiryaho? Urumva
Imana irashaka kubaza Eva uko yabibwiye Adamu nyine, noneho ubu nuko Adamu yabimenye, niba utabimenye ko nizera ko muzakirya. Adamu arasubiza ati ntabwo njyewe nari mbizi, Eva niwe wari ubizi. Ariyo mpamvu nyine ubona babishyira kuri Eva, ariko ubu twabibwiwe nabi, Eva niwe wari ubizi, njyewe ntabwo nari mbizi. Eva ubwo ahita asubiza ati twabwiwe rero ko nitukirya tuzamera nk'Imana. Nasanze byari ukuri kandi bigambiriye gusoza gahunda yacu, niyo mpamvu mwahisemo yuko tukirya. Urumva we Eva yarabyumvise, urumva ko ntabwo yabeshywe ahubwo yakoresheje inyurabwenge we ku byo yari azi, niyo mpamvu bakiriye. Imana ihita ibabwira iti nibyo ni byiza kandi nibyo nashaka kubamenyesha ko igihe navuga ko atari byiza ko umugabo aba wenyine, kuko iyo Adamu aza kuba ari wenyine icyo gihe ntabwo yo kurya kuri kiriya giti wenyine, ntibyari gushoboka yuko yari kukirya. Imana rero nibwo yahise ibabwira ko iby'isi bagiyemo igiye kubabwira uko bimeze. Iyo si mugiyemo rero ni isi y'imibabaro, amakuba, ibigeragezo, ubuhemu, ntibizoroha kuko ni isi mbi pe. Muriyemeje ko kugenda kwihindura? Murumva koko mwiyemeje? Murakiyemeje kugenda mukayitunganya neza? Baremera bati niba koko ari byo ushaka, reka dukore ugushaka kwawe, byanze bikunze tugomba kubikora. Ni ukubemeye rero, bamaze kurya kuri cya giti, Imana yongera ibabaza, barabyemera. Iyi akaba ariyo nkuru nyayo ya Adamu na Eva. Imana ntabwo yagize barakarira, ntibanahanwe kuko nta cyaha bari bakoze, nta cyaha bakoze. Mu gihe rero ijambo rikoreshwa icyaha, het, ntirivuga icyaha ahubwo rivuga intambwe imanuka, gutera intambwe imanuka. Kumva bari aho hantu bibereye neza, batazi ibintu biva n'iyo bijya, noneho barya kuri rwa rubuto, bamaze kururya nibwo bakangutse amaso, babona kuza muri ino si kugira ngo bayitunganye. Nuko byagenze. Imana rero icyo yamenyeshaga, wumva ukuntu Imana kugira ngo umuntu tuyumve bikomeye kandi nanone byoroshye, kuko Imana yo ntabwo yashaka ko bakiryaho, kubera ko abari kuzabakomokaho bari kuzagira ibibazo. Ntabwo ashaka ko bakirya, ariko yari ikeneye ko bakirya kugira ngo umugambi w'ubugingo buhoraho usoze. Umva aha hantu, Imana ntabwo yashakaga ko barya kuri uru rubuto. Urabyumva? Sinzi kubyumva, ndaza kubisura mu kanya. Ntabwo yashakaga ko barya kuri uru rubuto, ariko nanone Imana yari ikeneye ko barurya kugira ngo gahunda y'ubugingo buhoraho isoze. Urumva? Amahitamo nyine, umuntu yari afite amahitamo, ariko none kugira ngo umugambi Imana usoze nyine nta kundi byari kugenda, bagomba gusoza. Kuko Imana itashaka ko bakirya, kubera ko abari kuzakomoka kuri Adamu na Eva ari tubatwe uyu munsi, twari kuzahura n'iyo mibabaro kugeza ku munsi wa gahunda y'ubugingo buhoraho. Niyo gahunda. Urugero, reka ngurugero, hari nk'abakundana, abashakanye umugore n'umugabo bahemukirana. Aragiye umwe areba akavuga ati ibintu ngiye kubikora, akareba ariko kumva ntabwo yabikora, ariko nanone akavuga ati reka ngomba kubikora tu, kubera ibintu ibi n'ibi, kubera wenda indamu zirimo, akemera akabikora, ibindi bikazaza nyuma. Murabizi abantu bahemukirana. Imana rero yari izi neza ko nibabikora bakarya kuri icyo giti byari kuba bikwiriye, kandi niko byagenze, kugira ngo noneho basoze ya gahunda y'iminsi ya nyuma. N'ubwenge rero bwa Eva bwakoze, kuko yumvise neza ko Imana yari yaragambiriye, yarababwiye. Ahubwo wakwibaza uti ni gute Adamu we atabyumvise? Adamu ni kubera iki atabyumvise? Nicyo kibazo wakwibaza. Reka nze mbigusobanurira by'impamvu atabyumvise. Ushobora kwibaza uti kuki Adamu we atabyumvise, Eva akarubyumva? Wibuke ko Adamu niwe waremwe bwa mbere. Imana imubwira ati, imaze kumuha ubutumwa, niwe yamuhaye bwa mbere, amubwira ati uramenye icyo giti ntuzakiryeho. Bivuze ngo kubera ko we yabihawe nyine, iyo aza kuba wenyine ntabwo ari bukiryeho. Noneho impamvu atabyumvise ni uko wenyine yumvise afite igitinyiro cy'Imana, uko Imana yamubwiye, uko yabimubwiye, yumva ko ari uko bigomba kubifata. Kandi none rero ko ari gushaka kw'Imana kugira ngo rya jambo ry'uko umugabo atagomba kuba wenyine, akeneye umufasha, risoze, noneho Eva aze, ariwe noneho uzagira iyo myumvire yo kumva ibyo Adamu atumvise. Uzarebe, hari igihe mushobora kuba muri abantu babiri, umugore n'umugabo, ukumva ibintu nk'umweru, undi akabyumva n'umukara, ariko byose noneho bikazuzuzanya nyuma. Niko byagenze rero.
Adamu rero ntiyabyumvise kubera ko we yari arangamiye ubwiza bw'Imana n'igitinyiro cy'Imana nk'uko yabikubwiye, kandi we ntabwo yari yitaye ku cyari gihangayikishije Imana. Imana yaravuga iti byanze bikunze aba bantu kabaha amahitamo, ntabwo nshaka ko bakiryaho ariko nanone nkeneye ko bakiryaho. Urumva, Imana ntiyashakaga ko bakirya ariko yari ikeneye ko bakirya kugira ngo gahunda isoza. Ariyo mpamvu ubona iremwa ryabaye, habanje Adamu, noneho Eva araza ari we ari kuzakora umugambi kugira ngo abwire Adamu babone uko bakirya. Twabyumvise rero, twese niyo mpamvu turi hano ku isi turwana no guhindura isi kugira ngo ibe isi nziza. Nk'uko tubizi ko isi yahawe Satani uko nabikubwiye, gusa uko dushaka kuyihindura ni uko mbona nayo ishaka kuduhindura, ahubwo Imana nidatabara. Ngaya nguko rero inkuru ya Adamu na Eva uko byagenze. Urumva ko wewe uko twabifataga ngo yarabeshywe ngo byagenze gute, ahubwo bino bintu ahubwo hari n'ibindi biri inyuma wenda tutanazi by'ukuntu bamara kukirya gahunda uko izagenda. Urumva dukeneye gucukumbura tukamenya ibi bintu ukuntu byagenze, apana ibintu batubeshye. Ibintu byose ngiye ngubu ukuntu nsigaye bifata byose ko ari ibinyoma. Ni ukuvuga ngo ibintu byose batupakiye batubeshye tugomba kubyipakururamo tugashaka ukuri. Urumva ko hano urebye ukuntu byagenze kugira ngo Eva arye kuri rubuto Adamu ruryeho, Imana imubaze iti se wabimenye ute? Eva nawe ukabimenya kubivuga uko byagenze kose. Urumva ko be making a sense kugira ngo ya gahunda y'Imana y'ibihe bya nyuma isoze. Urugero na gihamya dufite ni iyihe? Nuko mu ijambo batubwira ngo babwiye ko nibaruryaho bazapfa, ntibapfuye. Noneho bikongera kutubwira ngo umugabo azarya yiyushye akuya, umugore abyara ababaye. Urumva ko ntabwo bapfuye byo gupfa. Urumva ko urupfu ngo bavugaga bitandukanye nuko twe tubyumva, uko twari twarabyishyizemo cyangwa se uko babitubwiye. Urumva ko ni ibintu bibiri bihabanye. Ahubwo bagomba kugira ubwenge bubavana aho bari bari kugira ngo baze noneho muri ino si yo hasi kugira ngo bayihindure bayigire nk'ijuru nk'uko Imana ibishaka. Byose akaba aribyo tuzerekwa kuri wa munsi, igihe cy'urubanza nikirangira tujye kujya mu bugingo buhoraho iteka, kuko ariyo gahunda ya nyuma y'ibihe y'Imana. Nicyo byabereye, kuko ushaka kumenya ibizaba mu byahishuwe ku mpera y'isi uhita ujya he? Utujya mu itangiriro. Ni ukuvuga ngo itangiriro baremwa nyine bagahabwa iyo gahunda, nubwo baje kwisobanukirwa nyuma, yari gahunda yo kugira ngo iyi si imere nk'ijuru. Nicyo cyatumye barya kuri ya rubuto, ntabwo babeshywe. Nubwo ibyo bitangwa n'inzoka yabahaye ukuri gucagase, byari kugira byose ngo bihuze bisoze ya gahunda y'Imana y'ubugingo buhoraho. Murakoze rero aho twabanye, ndabashimiye cyane. Namwe mukomeje kwiyandikisha, nawe utarandikisha subscribe kandi mukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, bukangurira abantu benshi bari mu buyobe, kuko ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.